Abantu benshi mu rukundo muri no misi ubusanga bagenda bapfa ibintu by'ubusabusa. Wayi kubera iki bibaho? Nanjye nibaza impamvu ingo zo muri no misi zitakimara kabiri. Twakora iki kugira ngo hagire ikintu gihinduka? Hari igihe cyageze bakavuga ngo impamvu ingo zigenda zisenyuka ngo nuko ngo abantu baba bashakanye bakira abana. Ariko se niko kuri? Icyo cyo ngiye ntabwo nkemera. Hari abana bakiri bato bari kugenda babyarira iwabo kandi ugasaga izo nda bari kugenda baziterwa n'abapapa bakuru cyane. Abagore babo bafite ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi kuko kinumvikana. Iyo bamenye ayo makuru yose bumva umutwe ubariye ndetse bakumva urugo baruvamo. None niba bavuga ko gusenya urugo aruko ngo umuntu abatujuje imyaka, abo ngabo ntago imyaka baba bayujuje. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu bigeze kuri 5 bishobora kuba byatuma urugo rusenyuka. Ni episode ishyashya kandi episode nziza cyane tuzigiramo ibintu byinshi kandi ibintu by'ingenzi, urukundo ndetse n'imibanire. Muri iyi episode ya mbere turerera hamwe ibintu by'ingenzi bigeze kuri 5 bishobora kuba byatuma urugo ruzamo amakimbirane. Hanyuma nyuma yo kuzamo amakimbirane hakaba ariho haturuka intandaro so kuba urugo rwasenyuka. Iyi ni YouTube channel Rukundo Love Stories. Ngeni nitwa Rukundo Damas nk'ibisanzwe. Yuko twinjira mu kiganiro nyinize nambanje kwakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya no umuntu ubu utaramara gukanda subscribe. Niba utaramara gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu uyikande kandi yuko gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse angaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Mbaye ikaze mwese muri rusange. Niba nta kintu bigutwaye ukandireke kuri no video hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Reka duhere ku cyambere tuze gusoreza ku cya gatanu nk'ibisanzwe nkuko dusanzwe tubikora. Ikintu kibimburira ibindi mu kuba famille yamera nabi cyangwa se kuma umuryango wamera nabi ukazamo amakimbirane. Burya ikintu cyambere gishobora kuba cyabitera, yewe mugore wigenzure ne mugabo wigenzure urebe ko iki kintu utajya ugikora. Ikintu cyambere gishobora kuba cyabitera ni iki ngiki: kuvuga nabi ndetse no kubura ibiganiro. Burya reka nkubwize ukuri mugabo ndetse nawe mugore, burya kuvuga nabi ni ikintu kibi cyane. Kuvuga nabi ni ikintu kibi cyane kandi murabizi neza yuko nebiri hari ikintu yabivuzeho. Tekereza kuba umuntu wamubaza ngo wari uri hehe, hanyuma ubaje ntabanze ngo bitekerezaho yajya kugusubiza akakubwira ati ibyo birakureba. Nkibaza ngo niba uri umuntu uteye gutyo, niba uri umuntu ubasha kuba wabazwa ukaba wasubiza gutyo, mu by'ukuri ubundi nyirizina ubwo uba ukeneye kubaka. Gusubiza nabi ni ikintu kigaragaza gasuzuguro kenshi cyane kandi buriya mu buzima nta muntu n'uyu numwe ushobora kuba yakemera umuntu amusuzugura. Ibingibi iyo bimaze kubaho n'ibiganiro bitabizima burundu. None se umuntu yakubwira ikintu kimeze gutyo hanyuma n'ikiganiro waba wari ufite ukongera ukakigarura? Ntabwo bibaho, ndakurahiye. Iyo waba wari ufite ikitekerezo waba uri buhereze wo mukundana cyangwa se wo mubana cyangwa se ari nk'ikintu runaka wumva ko mwaza kuganiraho gutyo, biba bifeirinze, biba birangiye kabisa. Kandi ikintu nakubwira nuko burya iyo hagati y'abantu babiri babana cyangwa se abantu babiri bashakanye hatabayeho kuba baganira ngo bagerageze kugira ibyo bavuga ku rukundo rwabo ndetse n'iterambere ryabo, urugo rurushaho kugenda rujya ahantu habi ndetse n'amakimbirane akagenda arushaho kwiyongera. Reka turebere hamwe icya kabiri. Icya kabiri ni ukubaho uri umuntu uhorana umwiryane, uri umuntu udashaka kumvikana ndetse wagerageza no kuba wavuga amagambo yo gukomeretsa mugenzi wawe gusa. Iki ngiki ni ikintu kibi cyane. Sinzi n'impamvu hari abantu bakigikora. Simpamya ko niba uri ku kigero cyo kuba ukibasha gukora iki kintu wagira urugo rwiza. Waba ufite umugabo umeze gute? Waba ufite umugore umeze gute? Ibintu byarakomeye, isigeze ahantu habi cyane, aho umuntu aba yiriwe mu kazi, aba yiriwe muri jagari ndetse n'undi aba yiriwe muri jagari. Buri uko byagenda kose ku mugoroba iyo muhuye, niba mwese mufite uburyo mujya gushakishamo cyangwa se nimba ari umwe ugenda, iyo muhuye abarakanya keza ko kuba umuntu yaruhuka mu mutwe. Tekereza rero niba umuntu avuye mu kazi yananiwe, afite stress nyinshi cyane, avanye mu kazi, afite ibibazo bigiye bitandukanye yahuriye nabyo mu kazi, ageze mu rugo kugira ngo abashe kuba yabona amahoro, utangiye kumwuka nabi, utangiye kumubwira nabi, utangiye kumwereka yuko nta kintu ari cyo imbere yawe, ariko kubaza ikibazo aho kugira ngo ugisubize, ahubwo utangiye kumwuka nabi, utangiye kumubwira nabi ndetse utangiye kumubwira amagambo abasha kuba yakomeretsa umutima we. Ariko se mu by'ukuri urashaka kubaka urugo, urashaka kugira urugo rwiza? Nimba ushaka kugira urugo rwiza, ukaba ushaka kubaho neza muri nosi, ukabasha rwose kuba uri umuntu ufite urugo rufite icyerekezo cyangwa se ari icyitegererezo cy'izindi ngo, ca bugufi ya rwose we kuzajya ugerageza kuba wahora uri umuntu ufite umwiryane, uri umuntu uvuga nabi, uri umuntu ufite amagambo yo gukomeretsa mugenzi wawe gusa. Ibi ngibi gerageza ubihagarike kandi ndabizi uzagira urugo rwiza. Icya gatatu. Kingiki cya gatatu abantu benshi cyane baragikora ariko bakabyita ngo iterambere cyangwa se bakacyita ngo n'ubuzima bwaducanze, cyangwa se ugasanga barimo baravuga ngo habayeho kwihugiraho. Ariko uko urusha kwihugiraho
ni nakuri kugenda ushyira urugo rwawe mu kaga. Iki ngiki cya gatatu ni ugudaha umwanya urugo rwawe, kudaha umwanya umukunzi wawe, kudaha umwanya famiye yawe n'abana kugira ngo mubashe kuba mwaganira. So nibyo koko by'umwihariko abagabo dukunze kugira akazi kenshi cyangwa se dukunze kugira akazi ku buryo dushobora kuba twakora amasaha menshi kurusha ayo abadamu bacu bakora. Ariko se niba ukoze amasaha menshi cyane, aho utahiye ugahita uhitira muri telefone, ugahita uhitira muri televiziyo, ugasanga ntabwo ubashije kubasha kubona umwanya wo kuba waganiriza umukunzi wawe, uri kumva ibyo bintu ari byiza? Niba uvuye mu kazi, ibuka yuko umugore wawe akeneye kuba wamuganiriza. Nawe mugore, umugabo wawe aje, wimwakiriza ibintu by'amahane gusa cyangwa se ibibazo gusa. Gerageza ube wamubwira amagambo meza, umwakire, hanyuma mufate akanya muganire. Ibi bintu by'amatelefoni ni ibintu bije vuba, ni ibintu ndetse bizanarangira, ni ibintu bidanari kandi mwabaho. Ako se ni gute umugabo wawe ataha uri kuri telefone, arataje uramwakira cyakoze uduhamuhaye izo kamambiri, yenda biranashoboka dakumuhaye n'akantu abarya, ariko urege ugumye kuri telefone paka mugiye kuryama. Muzaganira gihe ki mu buriri? None ibyo mwari kuganira mu buriri se byo muzabiganira gihe ki? Birakwiye neza yuko twamenya gukoresha igihe cyacu neza kugira ngo tubashe gutegura uburyo bwiza bwo kuba twaganira n'abantu bacu cyangwa se bwo kuba twaganira n'imiryango yacu. Ko ibi bintu byo kutaganira bishobora kuba byatuma urugo rujya mu kaga, ndetse akaga gakomeye cyane. Icyakane ni iki ngiki. Icyakane ni ukudashyira imbere kwizerana cyangwa se gucana inyuma. Niba ugeze kuri level yo kumva ko utizeye umukunzi wawe, uri mu mazi abira. Ikindi kandi niba ugeze kuri level yo kumva yuko waca inyuma umukunzi wawe, nabwo urakomerewe cyane. Impamvu igihe cyose azayimenyera, nubwo yaba akijwe kajana, ntabwo muzahono. Inama nakugira niba warabigiyemo ni ukuva mu ibyo bintu wagiyemo, kuko ntabwo ari byiza habe na gato. Icya gatanu ni ukuba nugucirana imanza cyangwa se kudahuza ku byerekeranye n'imyemerere. Kudahuza ku bintu byerekeranye n'imyemerere ni ikintu kibi cyane, kuko ni ikintu gishyira urugo mu kaga gakomeye cyane. Kudahuza ku bana muzabyara, kudahuza ku mafaranga, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye impamvu mudahurijeho bishobora kuba byatuma urukundo rwanyu rujya mu kaga gakomeye cyane. Umuryango uba usanga bavuga ngo twebwe mu muryango wacu turabyara kandi tubyara abana benshi, hanyuma n'undi akavuga ati twebwe mu muryango wacu ntabwo tujya turenza abana banaba, akavuga umubare. Ugasanga rero ni ikintu abantu badahuriyeho, kandi iki kintu iyo kiganiriwe ntigihurigo bishobora kuba byazana amakimbirane atoroshye mu muryango. Ikiganiro cyacu turagisoje, ariko si ikiganiro cyacu cyumvise gute? Ikiganiro cyacu ni ihe nama ukuyemo? Twandikira hasi muri comment utubwire uko wumvise kino kiganiro, ndetse utubwire icyo twaza gutegura muri video nshyashya, kuko buri munsi hano murabizi yuko hatambuka video nshyashya, kandi video iba irimo inyigisho zigiye zitandukanye. Ubwo nawe niba yifuza yuko hari icyo twaza kubwira muri video ikurikira, utwandikira muri comment turibona. Nakwibutsa yuko kino kiganiro cyangwa se ino YouTube channel kuri Love Stories ifite na nimero yayo iba kuri WhatsApp ni 0833634 anga watwandikira hari icyo ushaka kutubwira, hari inama yifuza kutugisha, ndetse cyangwa se hari na support ushaka kuduhereza, nabwo nta kibazo kuko byose biremewe. Nino nimero watubonaho, guhamagara ndetse no kwandika kuri WhatsApp byose biremewe. Akoze kubana natwe, ariko niba kino kiganiro ari aho cyaguhe cyangwa se aricyo cyagufashije, ukandika kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya bikuganda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka ngaha kuri no YouTube channel. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ngewe ndari Rukundo Damas.